Nshuti za Big Grace TV, ko wari umuyobozi w'akarere ka Nyanza Bwana Ntazinda Erasme yari yaratawe muri yombi arezwe n'umugore ku cyaha cyo guta urugo n'ubushoreke, ko yamufunguje urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rukaba rwategetse ko arekurwa ubu akaba ari mu rugo. Harya ubu bagiye kubana bate? Amukuye ku kazi, amwambitse isi. Urumva ku mbuga nkoranyambaga social media zose yari inkuru y'uyu muntu wari umuyobozi w'akarere akeguzwa na njyanama bitewe n'icyaha cy'ubushoreke no guta urugo. Kumba ari umugore wari waramureze kuko ni nawe mu mategeko ukurikije ibikubiye mu ngingo y'140 y'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Nta muntu wari wemerewe kurega uyu mugabo ibyo byaha byombi atari umugore we. Harahiye, harakongotse, none aramurekuye, aramufunguje. Yanditse ibaruwa, ubushize bari babyise ngo ni impamvu ndemyagihugu. Iyo mpamvu ndemyagihugu ntiyari yasobanuwe mbere ubwo basubikaga iburanisha kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ry'uyu munyakubahwa. Kumbi iyo impamvu ndemyagihugu yari ibaruwa umugore we yari yanditse asabira umugabo we imbabazi. Guys, ubu bagiye kubana bate? Iyi ni Big Grace TV. Ndi Marie Grace Bagamba. Ko ugeze bwa mbere kuri no channel, kanda kuri subscribe kandi no kuri nzogera ntuzongera gucikwa na video dukora n'ibiganiro dukora hano kuri channel yacu yaduhugurane Big Grace TV. Tuzabyishuza rwose, turi abantu babagabo basobanutse bakora inkuru zubaka. Urakoze kuza mu muryango mugari kudufata akaboko kuri no siningira nkugire. Uyu mubyeyi rero ngo yanditse ibaruwa ku itariki 3 z'uku kwezi kwa gatanu 2025 agaragaza ko ahagaritse ikirego yari yarareze umugabo we kandi amubabariye. Uyu munyakubahwa wayoboraga akarere ka Nyanza yatangiye gukora ibyaha by'ubushoreke ku mugaragaro. Akantu ko ku mugaragaro nyine ni ku mugaragaro. Mu mwaka wa 2023 nibwo yatangiye gukora ibyo byaha by'ubushoreke no guta urugo, aho yagiye kubana n'undi mugore nk'umugabo n'umugore ku mugaragaro. Ibyo byatumye rero umugore we w'isezerano, wumve ndi kugucira ku mayange uko byagenze, ashyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ikirego rutangira kugikurikirana. Ntago RIB yafunga umuntu ku bintu bidafite aho biteganywa n'amategeko. Koko iki cyaha cy'ubushoreke no guta urugo, nubwo ababikurikiranwaho baba benshi, nubwo abantu bagiye kubiregera batabona gereza babafungamo. Muri video iheruka nari nakubajije ngo wari ubizi ko icyaha cy'ubushoreke no guta urugo ari icyaha gihanirwa n'amategeko ukaba wabifungirwa. Ipingu rikakubona aho wambara inkinduka nkambara inshocero. Naye nabikubaje muri video iheruka rero kuri Big Grace TV irimo, ariko munje kugwamiriza yuko icyo cyaha cy'ubushoreke no guta urugo ari icyaha koko gihanwa n'amategeko. Na niyo mpamvu uyu munyakubahwa wayoboraga akarere ka Nyanza yari yaratawe muri yombi. Ubwo abantu bari bacitse urondogoro bavuga ati ese niba ari ibyo koko gereza zizaboneka zo gushyiramo abantu ko ari uko bibereye. Abagabo benshi bagiye mu nshoreke bataye ingo, ariko se bazitana abandi. Ubwo nuko hari n'abandi ku yindi side n'abagore nabo bataye ingo zabo z'isezerano bajya kubana nabo babaje mu bushoreke nyine. Abantu baranibazaga ati sibundi kuki Ntazinda ariho wakurikiranwaga wenyine, uwo ngo babanaga we ntabwo yari yarataye urugo, ariko ubwizo ni izindi diro. Nyuma yo kubona ino baruwa rero, uyu mubyeyi yandikiye urukiko avuga ko ababariye umugabo we. Urukiko rugategeka ko ataha arekurwa. Nta kindi urukiko rwari gukora, kuko mu mategeko nta wundi muntu uba wemerewe kuregera iki cyaha usibye abashyingiranywe, kuko umwe nyine aba yahohotewe, yabujijwe uburenganzira bw'umugabo yamutaye cyangwa se umugore yamutaye akajya mu bushurashuzi iyo hirya, cyangwa akajya mu bushoreke mu bandi bagabo cyangwa mu bandi bagore. Ni umugore wenyine wari ufite uburenganzira bwo kuregera icyo cyaha. Niyo mpamvu ari wanatanze ikirego cyo guhagarika urubanza umugabo akarekurwa kandi yarekurwa. Nta kindi urukiko rwagombaga gukora, nta na kimwe.
keretse yaba afite ibindi aregwa biri administratif cyangwa ibindi ariko ikigaragara nuko ari iyi diru yonyine yari imufungishije ino minsi yari amazemo. Guta urugo n'icyaha cy'ubushoreke. Uyu mubyeyi yemeye gutanga imbabazi. Wenda hari abamugira inama baramubwira ati uri gutema ishami ry'igiti wicariye. Swat. Hari abamufashije kwiyakira kuko kugira ngo ugere ku rwego rwo kurega kwemera kwandika ikirego ugashaka avoka ukajya mu rukiko nuko biba byageze aha hantu byarenze n'aha ukumva aho bigeze ugomba gutanga ikirego. Ariko abantu bakibaza ati subu hakemutse ikihe kibazo? Ntago batandukanye, bagiye kongera kubana, barabana bate? Umwe yari yaretse undi ko atakimushaka, niyo mpamvu yari yagiye mu nshoreke. Ubwo wenda ntibari bakinaberanye, urumva iyo wabaye meya nyine wageze ku yindi standard, wabaye nyine wabaye ushaka umugore cyangwa ugashaka umugabo w'icyiciro cy'ubudehe ugezeho. Ni ukuvuga ngo ntiyari akimwiyumvamo, niyo mpamvu yari yarigiye ku wundi mugore. Umugore nawe yari yarabaye nyina ntabwa, na niyo mpamvu yari yigeze ku rwego atabasha kubyihanganira, atanga ikirego gitumye n'umugabo we yeguzwa no ku kazi. Ese uyu munyakubahwa arasubira ku nshoreke, arasubira ku mugore mukuru w'isezerano, biragenda gute? Barabana gute? Bararebana gute? Muri ino dosiye bose sabere niko umuntu yavuga, bose ntago ari macuwa niko umuntu yavuga, ariko entre guillemets kuko ngo agaho kari kundi karahandurika. Ariko se bagiye kubana bate? Ngiye muri ya gahunda yanjye yo kukugezaho comment uko abantu bari kubivuga. Ubu twagiye, there we go, abantu babyakiriye bate? Ati nishimiye Ntazinda ko yafunguwe, birashimisha, no gusaba imbabazi n'iby'ingenzi. Niba yarazisabye simbizi, ariko umugore we yazimuhaye. Ati ariko nanjye nsabiye imbabazi Ntazinda, ati nakwifuza ko bamusubiza ku kazi akayobora akarere, kuko twumva yavuye ku kazi ku bijyanye n'ibibazo biri personal bidafite aho bihuye n'akazi. Uyu niko yanditse, niko abyumva. Ati nta kibazo yari afite mu kazi, yasubizwa mu kazi, simbizi. Uyaranditse ati byiza cyane kuba yafunguwe. Ati ikibazo cyo guta urugo n'ubushoreke si we wenyine ugikora, haba nabo bo muri izo nzego. Uyaranditse ati se none azasubizwa ku mwanya we? Uyu nawe yanditse ati yafunguwe, azaburana ari hanze. Yafunguwe, ntabwo azaburana ari hanze. Umugore yamusabiye imbabazi kandi ni ku itegeko ribiteganya. Ubwo ibyo gukurikiranwa byahagaze, urubanza rwahagaritse, rwapfundikiwe niba ariko babyita, sinzi. Uyaranditse ati Imana yababariye igisambo ku musaraba. Meya nawe rero warahubutse, abagore si abantu rwose, nta muyobozi ujya mu bagore ngo arambemo rwose. Ni comment niko yanditse. Gusa shima Imana iguhaye imbabazi ibinyujije mu mugore wawe wa mbere w'isezerano. Uyaranditse ati abagore bubu basa n'abatazi icyo bashaka. Ndi kuguha comment. Niba ari imikino yo kwikoza mu nkiko bagatanga imbabazi, bajye babikemurira iwabo mu miryango, birangire bitarajya ku karubanda. Uyu niko yanditse. Ndi kuvanga comment zagiye zisohoka ku ma social media. Hano ku Gihe uyaranditse ati umuntu ararangira pe. Ati uyu wari meya nawe ararangiye. Ati bye bye Ntazinda Erasme, niko yanditse. Ati izina ryawe rigiyeho icyo bita icyasha muri politike, ubu ni ugushaka uko wakihangira umurimo, naho ubundi goodbye muri politike. Niko yanditse, niko abyumva. Uyu we yanditse bashakaga umwanya we bawubonye, none se yo bawujyamo batamusebeje. Comment buri wese nyine abavuga uko abyumva. Nawe kandi ugiye kutubwira muri comment uko wabyakiriye. Uyu we yaranditse ati haleluya kuba Ntazinda yafunguwe. Uyu yaranditse ati Imana ishimwe, uriya meya yari yarambabaje. Abenshi ntabwo muzi ibibazo bye n'agahinda afite. Urushako ni urushako nyine. Uyu wiyise KA ati kurengerana ni bibi cyane. Umuntu mukuru ujijutse ntakwiye kujya mu makosa y'abana, sibyo?
ubwo ni ukuvuga ngo guta urugo n'ubushoreke uyu wabyise amakosa y'abana swate. uyu yaranditse ati igitsina si ikintu. iyi komenti yo kuri hano ngeze ku gihe aravuze ati wawu, gusa uyu mugore ndamugaye kandi cyane nubwo umugabo yamuhemukiye. ati wani, yagombaga kubanza kujya mu biganiro ntasebye umuryango ndetse n'ubuyobozi. nubwo umugabo yitwaye nabi cyane bishoboka, wagira ngo baramuroze rwose. ati kabiri, yagombaga kwegera imiryango. ubwo ari kuvuga impamvu yavuze hejuru ngo yagaye uyu mugore. ati yagombaga kwegera imiryango bakamenya ikibazo bakanagikurikirana mu nzira zihuse kigakemuka. naho buriya nimunyumvishirize amukoreye, kandi bizasiga icyasha gikomeye cyane mu buzima bw'umuryango wabo ndetse n'umuryango mugari wabo. niko yanditse. impamvu ya gatatu yavuze ati agaye uyu mugore w'uyu wari umuyobozi w'akarere ka Nyanza. ati impamvu ya gatatu, urwego bariho ntabwo rubemerera kugera hariya kuko bari bandebereho, bagomba gutanga urugero mu bo bayoboye, none nibo batanze urugero rubi cyane. komenti arakomeza ati gusa nanone byiza ubwo yaganirijwe akisubiraho nubwo bamaze kurutanga. ahubwo se bazabana bate? ndetse n'uwo n'uwo yamutandukanije nawe bizagenda gute buriya? ni ikibazo. kuba meya kansera ni umujyanama mu nama njyanama y'akarere. ati kuba meya kansera uyu wahoze ari umuyobozi w'akarere ka Nyanza yafunguwe, ati ntako bisa. natwe hano kuri Big Grace rwose ni inkuru yadushimishije, ntako bisa kuba yafunguwe. hari ahantu rwose nasubire mu ngo ze ajye gusana ibyangiritse. ubu yaravuga ati nasubire mu ngo ze kuko nyine yari afite ebyiri. yari afite urugo rw'isezerano n'urw'inshoreke yari yaragize umugore wa kabiri. ati nasubire mu ngo ze ajye gusana ibyangiritse. ati gusa iyo uri umuyobozi ukaba n'umujyanama ugomba kubera urugero rwiza abandi, ukabera urugero rwiza baba bo mukorana ndetse n'abo uyobora, cyane cyane ku bijyanye no kubahiriza amategeko. ati nakomere. uyu yanditse komenti ndende ariko nyine ni umwanya wa komenti, reka nyikugezeho. ati icyaha iteka nicyo gikurura umubabaro. meya na madamu we ngira ngo babonye ko kumvira ijwi ritanya karenganye, ukeka ko ariho uzakura ibyishimo bitera umubabaro ahubwo. arakomeza agira ati meya na madamu nk'uko mwakundanye ntibyari ngombwa kwiha rubanda no gusiba akariba kanyu. ati ibingibi nyine kuko bitumye umugabo ava ku kazi. nyamara iyo mwumvira umutimanama wanyu burya wababwiraga ukuri mu kwijijisha. n'abandi twese turebereho tuzibukire kutumva umuburo w'Imana, kubeshya, kutubahana, kutababarira, kudasaba imbabazi no kutihangana. ngibyo bimwe mu bitwitse uyu muryango. Imana ibahe kubabarirana no kwiyunga, batsinde umubi wabazanyemo umwiryane, bagatangira inzira ya gatanya. uyu waranditse ati uwo mugore ni igitangaza, gusa yirukanishije umugabo we, none ngo imbabazi? nagende basonze abana babure minerivare, azicuza rwose. niyo tutatinda muri komenti, nawe ujye kutwandikira uko ubibonye. uyu muntu yaravuze ati uyu mugore azicuza kuba yarashyize umugabo we ku karubanda. ati kandi ntabwo ari we yashyize ku karubanda wenyine, n'umuryango mugari wawe yashyize ku karubanda, kandi atumye umugabo ava ku kazi. ntago wajya ku ruhande rw'umuntu umwe. muri diru nk'izi z'abashakanye biba ari bigoye kujya ku ruhande rw'umuntu umwe. ushobora gusanga hari impamvu zatumye agera ku rwego rwo kumva arekuye. aretse ibyo byose agatanga ikirego muri RIB. hari impamvu nyinshi zitagira umubare utamenya nawe utagiye ku ruhande rwe. abantu benshi basa n'aho bari kuvugira uriya mugabo, ati bireze, ati ni ibya bose, ati abagabo bose bagiye mu nshoreke. atari ko se umugore yagombaga kubikora kuriya? abandi bakavuga ngo yagombaga gusaba agatanya. yakoze ibyo yumva nyine bimukundiye, wenda afite nabo yabajije, ariko bajya bavuga ngo uterane ngo agaramye agira ngo ijuru riri hafi. njyewe nko kuri Big Grace TV ndabona tutatera uriya mugore amabuye,
n'uriya mugabo ntitwamutera ibuye, urumva, ahubwo iyo ikibazo kikugezeho umenya uko ukimanaginga, ugira uko ukijera, kandi buri wese agira uko ajera ibibazo bye. Hari abantu bagira toroma, hari abandi babasha kurezisita, hari abandi babasha, mbese biratandukanye. Nshuti za Big Grace TV, twe gutera uyu mubyeyi ibuye guys. Hari igihe umuntu akubabaza akakubabaza n'ubwenge bukava mu gitereko cyabwo. Uyu mubyeyi si uyoboye ko yirukanishije umugabo we ku kazi, uyu mubyeyi si uyoboye ingaruka zibirimo, ariko ni nawe nta n'umurusha kumenya uburemere bw'iki kibazo uko cyari kimeze. Ubwo rero tubwire muri comment uko ubyumva, icyari gikwiye gukorwa, unagira inama ku mibanire yabo nyuma, utanga inama niba wabishobora. Ariko twifuze ngo never again, ntagire undi bizabaho, kuko ni ibintu biba bigoye guys, ni ibintu biba biremereye. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake. Ciao.